nashatse umugore atari yaza kunsura, ntabwo yigeze aza gusasa, ntabwo yigeze aza iwanjye, twarinze tubana ataza aho. Yari kuhamenya gute? Narara ku mifuka wa nagiye kwandikisha urukiko njyewe buri giceri cy'ijana, mpura n'umuntu ufite ubumuga ndamubwira ni ijana nandikishiraga muntu nje mu rukiko. Arari inyuma arambwira ati nanjye ubumuga mfite ntibunyemerera gutunga ijana. Ariko Yesu ahageze arategeka. Dore impamvu uri kwigira nabi wabonye fiyanse ukirwa ubipandarika kuri Facebook, ubishyira kuri WhatsApp, nuko ufite ibyo ufite. Nari kubishyiraye kuri WhatsApp se nagiraga telefone, ntabwo yigeze aza gusasa. Ibyo byose uri kwigira nukuba waraye uri akawunga. Urutare ni Kristo. Iyo umwubatseho nubwo bavuga amagambo wavuga ijambo, iyo umwubatseho nubwo bagutega imitego wabatega ijambo. Babwire ko agaciro atari amagambo abantu bavuze, ahubwo agaciro ni ijambo Imana ivuga. Ibyari bikwikore n'ibyari biguhetse nibiguture aho ngaho byapfiriye. Yesu arahazi, ni waje kugira gute? Aje kubizurira. Bwana sifiwe. Reka tuvuge Imana. Turabizi isi izatumanura itujyane hasi, tuzagenda hasi, ariko ntabwo tuzafatanya. Tuzamanuka hari, ariko guhamayo ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Ibizavamo uziko Imana iz'abantu bayo, izi ntore zayo ngo ziyitakira ku manywa kandi na nijoro murataka. Ibi bintu ntabwo bikomora ku miryango yacu, ahubwo tubikura ku Mana. Twaje bidakunda, ariko tugeza aho ijwi ry'Uwiteka rivugana natwe ngo mwana wanjye sinzabura uko mbigenza. Kera twavugaga Imana tukavuga ngo turi butahe, ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki, ngo tuzambara iki. Ariko Yesu yaravuze ngo mwebwe mubanze mushake ubwami. None umwana w'umwami yabura iki se? Ubundi ubuzima bw'ifi n'amazi. Ifi iyo yavuye mu mazi irapfa. Agaciro k'umukristo ni amasengesho. Kamabwira Imana iz'abantu bayitakira ku manywa nijoro, ngo ntabwo izabarangara. Ngo ndababwira by'ukuri ko izazirengera vuba, zitari kumwara biba bihari. Ariko Imana nayo izagiza iza. Reka mabwire amahirwe asigaye nayo abantu bafite Imana. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Ubundi ubuzima bw'ifi n'amazi. Ifi iyo yavuye mu mazi irapfa. Agaciro k'umukristo ni amasengesho. Ushobora kudatunga ibintu byinshi, ariko utunze amasengesho menshi kagucomeka mu bintu. Twaje bidakunda, ariko tugeza aho ijwi ry'Uwiteka rivugana natwe ngo mwana wanjye sinzabura uko mbigenza. Waraje ukaba imbere yanjye, ntabwo nzagukuriramo, ntabwo nzagusezerera amaramasa. Biturutse kuki? Kugushaka kw'Imana. Nuko Imana ariyo yonyine yabigizemo uruhare ikatubohora. Tuyikomera amashyi. Yaratubohoye. Haleluya. Yaratubohoye. Ntabwo byavuye ku bana. Ibi bintu
ntabwo bikomora ku miryango yacu, ahubwo tubikura ku Mana. Pawulo yaravuze ngo yabonye turi abo kwizerwa, eloma itugabiza. Umuntu Imana yagabije uyu murimo akaba atawukora, nshuti yanjye, kwa Heri uzaburana n'ibiryo, uzaburana n'umuceri kandi wari uhari. Kugira ngo nzaburane n'ibintu kandi nyiri ibi bintu yarambwiye ngo nimba imbere ye, njyewe ibyo umuntu yambwira byose nabireka, ariko nkabonana n'icyo Imana yamvuzeho nicaye hano. Tuvuga Imana, reka mbabwire, nta nzara dufite. Kera twavugaga Imana tukavuga ngo turi butahe, ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki, ngo tuzambara iki. Ariko Yesu yaravuze ngo mwebwe mubanze mushake ubwami. None umwana w'umwami yabura iki se? Maze n'umuyobozi w'isibo iyo umuvuze nabi urabihanirwa, kanswe umwana w'umwami, umwana w'umwami. Umwana w'umwami w'abami wamuburana icyo umwami se? Yaravuze ngo ibyo barabibona, ngo kandi badakiranuka, ngo nkanswe mwebwe, ngo nzabura nte kurengera intore zanjye. Uzi ko Imana izi abantu bayo, izi ntore zayo ngo ziyitakira ku manywa kandi na nijoro murataka, no ku manywa mwatatse, n'ejo ku manywa muzataka. Kamabwira, Imana izi abantu bayitakira ku manywa nijoro, ngo ntabwo izabarangara. Ngo ndababwira by'ukuri ko zazirengera vuba, zitari kumwara biba bihari, ariko Imana nayo izagiza iza. Kamaze nsoma ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Reka tuvuge Imana. Turabizi isi izatumanura itujyane hasi, tuzagenda hasi, ariko ntabwo tuzafatanya, tuzamanuka hari, ariko guhamayo ntabwo bizakunda, ntibizavamo. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turasoma ibice byaho 7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, turasoma 7 n'umurongo wa 11. Nkuzaniye insanganyamatsiko y'iri jambo, cyangwa se teme y'iri jambo. Iravuga ngo ibyari bikwikore n'ibyari biguhetse n'ibiguture, cyangwa se bihagararira aho ngaho, kuko aho byapfiriye Yesu arahazi, ni naho aje kubizurira. Ibyari bikwikore n'ibyari biguhetse n'ibiguture, aho ngaho byapfiriye Yesu arahazi, niho aje kugira gute? Aje kubizurira. Aho byapfiriye Yesu arahazi, niho aje kugira gute? Kubizurira. Dusome 7:11. Bibiliya iravuze ngo azura umwana w'umupfakazi, uyu ni Yesu. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Uyu mudugudu witwa ngo iki? Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye bagira gute? Barahagarara. Ati muhungu ugira gute? Muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina.
uwari upfuye agira gute? Arazuka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudeya yose no mu bihugu no mu gihugu cyose gihereranye naho uwo muntu yakiriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbabwire ko agaciro atari amagambo abantu bavuze, ahubwo agaciro ni ijambo Imana ivuga. Ijambo Imana ivuze rigira ububasha kurenga amagambo y'abantu. Bwana sifiwe. Ijambo Imana ivuze rigira imbaraga. Impamvu rigira imbaraga ni iyihe? Nuko riba ryavuzwe nitabasha kugira gute? Kubeshya. Paulo yandikira Abaroma 3 yaravuze ngo hari ikintu abayuda barusha abandi, undi hari ikintu abantu basenga barusha abandi bantu. Icyambere iyo dusenga mu masengesho twumviramo amakuru. Ngo nuko babitse icyavuzwe n'Imana. Matayo yandika 7:24. Yesu yaravuze ngo umuntu wese uzahondi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n'umunyabwenge hubatse inzu ye ku rutare. Uru rutare ni Kristo. Iyo umwubatseho nubwo bavuga amagambo, wavuga ijambo. Iyo umwubatseho nubwo bagutega imitego, wabatega ijambo. Haleluya. Aravuga ngo ariko uwumva ntabikore ameze nk'umupapa wubatse inzu ye, ntiyacukura umusingi, ntiyashyiraho fondasiyo. Buriya fondasiyo twayigize icyo bita amasengesho. Fondasiyo ngo arangije ngo ntiyayishyiraho ibyo bintu byose, ngo nuko ya mivu yose yaraje yikubita kuri ya nzu, inzira agwa kuko yari yubatse hehe? Ku musenyi. Ngo ariko yubatse ku rutare. Babwira ikintu kiranga umuntu uri mu muhamagaro w'Imana, uko avugwa amagambo menshi, ariko nyuma hari niba yaramuvuze. Kuba abantu bakuvuga ntago bizakuraho icyo Imana yagize gute? Yavuze. Kandi ngo Imana, ijambo Imana ivuga iraririnda, ntabwo iriva. Ni nk'umunyamasezerano. Kuvuga umuntu wavuganye n'Imana ikavuga badahari, ukajya kumusenya Imana yaravuganye nawe udahari, ukajya kumusenya. Ni nko gufata ifiriti yageze mu mavuta ukazimya umuriro kandi ifiriti yahiye. Ifiriti yahiye ariko ugiye kuzimya umuriro, nushaka uzimya, ariko ifiriti iraha. Yararangiye. Babwira ikintu gikomeye. Ni nko gufata umuntu Imana yahamagaye kumukura mu irangamimerere y'ubumana, kandi ijya kumuzana ntago wari uhari. Murahari tuvuge Yesu? Mumbabarire muvugeho gato. Hari igihe twamuvugaga tukajya kurara mu ishyamba mu gihuru. Kamabwira aho twahangayikiye tutari twamenya neza Yesu, ariko aho tumuboneye twamusanze aturutira ibintu byose. Hari uwaririmbye aravuga ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata. Kamabwira harihagije. Ikintu namuboneye, ikintu cyose agezeho asa nacyo, niyo mpamvu yihagije.
ntahinduka, ahubwo iyo ageze ku bidahinduka arabihindura, ibitari bishya akabigira. Zamura Imana icyubahiro. Babarira wumva Imana. Ibitari iburyo biri ibumoso akabishyira iburyo. Iyo ahageze ibitari mu mwanya abishyira mu mwanya. Ibidafite ibyicaro, ibyo agomba guhagurutsa, dore arabihagurutsa, akabisigara ivide hariya, nta kintu gihari, bikibwira ko bigiteretse nyamara bidahari kandi ari vide. Ibigutera ubwoba ubwo Yesu ahari, humura. Wagira ubwoba adahari, ubwahari aje yihuta kugira ngo abicecekeshe. Ubwahari. Yavuze ngo nimuba muri nje n'amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe. Nimusaba ko mbategekera abazimu, nzabategeka. Nimusaba ko mbategekera abarozi, nzabategeka. Cyambere nuko munsaba, kandi mabwire hari ibintu Yesu ataguha kubera ko biguhaye. Hari igihe wamusaba ibirubasha kugira ngo abiguhe, ntiyabiguha kandi abona bizakwica, ahubwo aguha ibikeya ariko bizakugirira iki? Umumaro. Kuba watinda mu bukode ntabwo bivuze ngo inzu ntizihane. Hari igihe uyisaba ukabona wayibona mu bushake bwawe, ariko akavuga ati nyimuhaye yahita ayigwamo, ahubwo abanza kugukuriraho ibikwica akagusiga mu bukode ari kuri muzima. Nyuma yaho iyo ubanye nawe arakubwira ati namanje kugukuraho ikikwica, none ngiye kuguha igituma usenga, ngiye kuguha inzu. Hari ibintu ataguha kuko ubibonye wahita uvaho, aho kugira ngo ureramo ibintu mpite ndangira, nagenda anjomberamo duke, ariko none ko niba wirata ufite agafuka k'umuceri guhaye depo watume. Niyo mpamvu abanje kuguha ako gake kugira ngo arebe ukuntu ugira gute witwara. Nabona uri kwitwara neza azakuzanira amadepo aguhereze. Dawidi yaravuze ngo uramenye ntuzame ibintu bizatuma nyira hibagirwa izina ryawe, kandi ntuzame ubukene buzatuma nkena katukisha izina ryawe. Kubiguhaye ibi biki ntabwo bivuze ngo ibyici ntibihari. Bwira mugenzi ngo birahari, inshuti yanjye, birahari. Ni ukuri kw'Imana. Hari ibintu Imana ibikiye abe, havuze ngo iby'amatwi atigeze yumva n'iby'amaso. Hari ibyo abantu bari kubona, bari kureba amahirwe ya mbere, ariko mu mahirwe ya kabiri ntabwo Imana yabereka amahirwe ya kabiri. Barenze amahirwe ya mbere ya Yobu babona birahombye, ariko mu mahirwe ya kabiri ntabwo harimo kwaguka, harimo kugira abakobwa b'umugisha. Mu mahirwe ya kabiri, mu mahirwe ya mbere baba bakwiteze kuko yose baba bayaza, ariko amahirwe ya kabiri ahishwa abadayimoni. Ariko yarabwiye ngo rega nimushake mugire ngewe muvugaguzwe, haracyari ibyiringiro. Kw'igiti naho cyatemwa, ariko ibi byiringiro murabifite. Muragire ngo bigende gute? Haleluya. Uyu mubyeyi arantangaje. Mumenye ko uyu mudamu umugabo we yari yarapfuye, ariko menye ko agaciro ari uyu mwana. Bibiliya mu nzandiko za Yohana urwandiko rwa mbere yanditse 5:12 yaravuze ngo ufite uyu mwana, reka mbabwire agaciro n'umwana. Iyo umugabo aza gupfa nta mwana, biravuze ngo umugore wabaga kwa nyirabukwe no kwa sebukwe nuko yabaga afite umwana. Iyo kera umugabo yapfaga nta mwana ufite, mwese wahita gusera, bavaga gushingura umugabo nawe ugenda. Ariko agira amahirwe amwe, asigarana amahirwe amwe. Nawe amahirwe ufite nuko ufite Imana, nawe utayifite nawe byakurangirana. Tuyikomera amashyi tuyishime. Nawe amahirwe ufite, reka mabwire amahirwe asigaye nayo abantu bafite Imana.
hahirwa abafite Imana ya Yakobo umutabazi. Zaburi 146:3 yavuze ngo ntihakagire umuntu uwo ari we wese wiringirira umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, kuko umwuka we ugenda ukamuvamo agasubira mu gitaka, ariko ngo hahirwa uwiringira Imana ya Yakobo. Yesu ngo kandi akiringira Imana ye. Zaburi ya 20:8 haravuze ngo bamwe biringira amagare, abandi reka babwire ubundi nutiringira Imana ko nataje ufite, urabona nutayiringira bizagenda kamabwire. Ngo bamwe biringira amagare yabo, abandi biringira imiryango yabo. None wowe hari uwiringira umwoherereza $1, none wowe nta n'igice, uri sufuri, uri zero. Ariko ndashima ikura ibishoboka mu bida, ahari zeri hahindura umu, ahatari inyuguti ikahahindura inyugu, ahatari ijambo ikahashyira ijambo, ahari umwaka ikahakura umwaga, ikahashyira igisubizo cyawe. Wate haleluya. Itegeko riturengano nta handi riri ku Mana. Dawudi aravuga ngo njye nta kindi kintu mfite nakwiringira, nziringira Imana yanjye. Ngo abo biringiye ibyo barunamye bagira gute? Baragwa. Mwari muzi ko hari abantu bagiye barunamye se cyangwa ntago bunamye? Kandi bunama baba mu itorero badahuye na Yesu ngo abunamure. Cyo mukundira Yesu ari mu itorero ngo agire gute? Yunamura abantu. Niwemera kuza arakunamura. Hari igihe n'isi yakunamisha, n'ibigeragezo bikakunamisha, n'urugo rubi rukakunamisha, udahuye na Yesu ngo akunamure, byakubera ikibazo kigize gute? Gikomeye. Ariko Yesu nawe ari hafi, yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Hatari abantu hari Imana, hatari ibintu hari Umukiza. Byo nta problems, nta kibazo dufite Imana. Reba iyo uyu mugore atagira uyu mwana byari kugenda gute? Nta buzima yari kugira. None hibaze umwana nawe ageze aho isi yari igiye kumwota. Ariko byensire bishoboke ko uyu mugore yari umutumishi, yari yaravuganye n'Imana, yari umunyamasengesho. Ntabwo Yesu yari kwibuka uriya mugore atari umunyamasengesho. Wari igihe usenga amasengesho Imana ikayibera umubavu. Uyu mugore yari yatenze amasengesho y'umubavu, ni ukuri kw'Imana. Ruriya rwabya Imana Yesu, Imana yararurebaga ikavuga iti ni umutumishi. Umwana apfa ariko ari amasengesho agiye. Uzi ko amasengesho yihutisha Yesu akaza kureba ikibaye? Mwateha rero amasengesho yihutisha Yesu. Buriya amasengesho y'iminsi 2, aya masengesho tume Yesu yihuta aze kureba ikibaye hano aze kureba ikibaye mama, aze kureba ikibaye iwawe, aze kureba ikibaye ku bana bawe, aze kureba ikibaye mu buyobozi, aze kureba ikintu kiri muri ADP. Kwira mugenzi ngo aze kureba ikibaye. Reka muri iyi minsi bikore n'utabikora ubyihorere, aze kureba ikibaye. Yesu aze kureba ikibaye muko. Hari amasengesho usenga Yesu bigatuma aza. Ntabwo nibaza ndavuga ngo Yesu yari no mu giterana. Uzi ko hari igihe abari no mu giterana akavuga ati kandi Yesu yageze bisigara byiko, kandi
amenya ko umupfakazi agize ikibazo, ngo agenda yihuta, ngo aragenda agera ku irembo ry'urusengero ku mudugudu witwa Nayini, ahura n'abikoreye. Hari igihe ibintu bikwikorera, ariko iyo bihuye na Yesu, ndagira ngo ibyari bikwikoreye bihure na Yesu byose bice bugufi, byose byahise bihagarara. Ibintu byose iyo bimenye ko Yesu aje birahagarara. Wateye haleluya we bila sonde pando wanapaya, birahagarara. Ngo Yesu akibabona bagiye kumusezera, ngo hari abigishwa n'abandi bantu benshi, abamukwena, abavuga ngo bazabaho ate, bazarya ate, ngo yirataga, ngo aba mu mazu, ngo agiye kuyabona. Kandi buriya byetsire n'abacukura bari bagiye kwirimba. Gira mugenzi ngo bigiye gukorwa n'isoni bitari byajya. Mubwire ngo bigiye gukorwa n'isoni umugambi wabyo utaragerwaho. Ariko hari ibintu bigomba gukorwa n'isoni umugambi wabyo utari wagera gute wagerwaho. Bari abahungu nabo bacukura baba bari ready, amapiki baba bayafite, ibitiyo hafi aho. Erega ibitiyo barabifashe mama, n'amapiki barayafashe. Nutabana na Yesu ngo aze yihuta ahagarika ibitiyo, nukuri kw'Imana birakugora. Mwate haleluya we kubana na Yesu Kristo umwana w'Imana nukwiteganyiriza, kubana n'Imana. Kubana n'Imana nukwiteganyiriza, nukwitegura ejo hawe heza. Ariko ndatangaye, uzamba bari rutsodere Yohana 11 hafi 23. Yesu ageze kwa Mariya na Marita, asanze musaza wabo Lazaro yarangije gupfa. Ariko ndashimira Imana, nari kugira ubwoba Yesu atahageze. None ubwahageze ntari bugende gutyo gusa, arahasiga ijambo. Ahantu Yesu yageze, ahasiga ijambo. Ageze kwa Mariya na Marita, asanze musaza wabo Lazaro byari byarangiye. Ndagira ngo mbabwire ngo aho babona birangirira niho Imana ibigiye kubitangirira. Nta ndoto z'ubutindi mfite, n'uwabunyaturiyeho yarahombye. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajyaye ku ijuru ritabaye. Bose babireba icyubahiro cyayo, ugiye bakureba. Umugabo Danieli baramwanze, nibyo baramwanze, maze bajya inama nawe asenga Imana, bamuha intare. Rwose izo ntare rwose zirashonje, avamo babireba, atabarwa bareba. Ntabwo namenya kata uri gukoreramo ushaka Imana. Ariko reka mbabwire neza, iyi Mana twize ifite imbaraga, ifite ubutwari, ifite ubushobozi, ibasha gukora cyane. Abantu bafite aho bagarukira. Umva, hari indangagaciro enye
Imana ifite ikoreramo. Icya mbere iravuga, icya kabiri irumva, icya gatatu irareba, icya kane irakora, gatandatu ntitizwa imbaraga, karindwi ifite amaboko, iraterura bigaterurika, irimura bikimuka, irabisunika, irabisunika. Hari ibintu Imana yiteguye gusunika kubera uburyo ubana nayo. Ntabwo uyu mugore kugira ngo ibi bintu bisunikike nta ruhare yabigizemo. Ijambo rya mbere ni ukubana nayo. Yesu yaravuze ati ndibugusunikira abazimu, ndibuzungereze, n'abagiye gucukura baratahira aho, n'abatanze ibiguzi ntibabibona, n'abavuze ngo bajye gucukura bagiye gutahira barahindukira nakoze igitangaza, bagiye guhindukira Yesu abikoze. Wate haleluya we. Sitomeni odepea. Kandi ndakwinginga, ntabwo nshaka ko Yesu abikorera inyuma y'umudugudu, ashaka ko abikorera imbere y'umudugudu. Ntabwo Yesu yabikoreye inyuma y'umudugudu. Ndagira ngo Yesu agukorere igitangaza imbere yaho wasebeye. Nimubireke byumva. Ntabwo batugifite. Nibe hani Gatare mugira ubwoba bwo kuvuga Imana, muzabugirenge ntabwo mfite. Iyi Imana idukuye kure, idutaburiye mu nyobo, ituzanye imbere y'abantu. Ntacyo twari kubona cyo kuvuga, ariko tugeze imbere y'Imana. Muri 120 yaravuze ngo naho abantu batavuga, naho batakuvugira, naho utababona, ariko mu ijuru imbere y'Imana. Mwavuze ngo amen. Zamura Imana icyubahiro papa, zamura. Ntabwo iba ari ibyawe, ni imirimo y'Imana. Komera Imana amashyi tuyishimire. Hari igihe imbere y'abantu utabona ibyo kuvuga, ariko imbere y'Imana wahagera. Iyo uhageze udafite ijambo ryo kuvuga, nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye. Aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu, inyuma y'abantu hari umuntu, inyuma y'ibikurwanya hari ukurwanirira, imbere hari ugusebya hari ugusebura, inyuma y'ugwa inyuma y'abaguta mu rwobo hari ugukuramo, inyuma y'abakwibatsaho hari abantu bajya bakwibazaho bayoborate ngo bigenda gute. Inyuma y'abakwibazaho hari ukubarizaho uzajya gutura, hari ukubarizaho uzimikirwa. Ibi nibyo twigiye kubire, nibyo abatubanjirije, reka tuyivugire ni mu gihe sinzaduka. Ibi nibyo twigiye kubire, nibyo abatubanjirije, si ibyacu ni iby'Imana, si iby'abakomeye ni iby'Uwiteka. Aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Imana ni urukundo, nubwo abantu bakwanga ariko Imana igukunda. Petero yageze kwa Koroneli 10:34 arahanura bitarashoboka, aravuga ngo mbonye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga uyubaha agakora ibyo kiranuka uwigira gute. Iyi Imana ikwemera, ikwemeza n'abatakwemera. Sina ngombwa ko abantu bakwemera. Abantu bakwemera ntibakwemeza Imana, abantu bagukunda ntibagukundisha Imana, ariko Imana yagukunze yakuraza nahirara. Imana yagukunze igushyira mu mwanya w'agaciro abantu barabyanze. Bavuze ngo amen. Ntabwo uyu mugore atabawe
yuko afite umutungo, ahubwo atabawe n'urukundo Imana igize gute imukunda. Ntabwo igisubizo kinavuye ku mwana gusa, ahubwo kivuye kubw'umutima w'imbabazi w'Imana. Izi ntabwo ari izindi mbabazi, nta kindi kibikoze, ni imbabazi z'iki z'Imana. Reba Yesu burya agiye yihuta. Iyo ubana na Yesu aza yihuta mu kibazo. Nimushake ntabwo ari ukubatera sitori, twe twabonye Imana. Naje muri uyu mujyi ndagira inka na n'abatangarize bantu mufite abakozi mubafate neza kuko mutazi igihe cyabo Imana izabatabariramo. Ubu wafashe nta naho yambona, cyeka ngiye kumwishyira nkavuga nti ninjye ndayambaje, nk'aba wundi Yesu yahumuye bakajya bamubaza ngo ubundi ngo ni wowe, nawe akabegera terega mwigira ubwoba. Reka mbabwire, hari igihe Yesu akora igitangaza kugukoraho bikabananira, bakajya baza bakurebera kure. Gira mugeze ngo bana n'Imana neza, abadayimoni bazakurebera kure, abarozi bazakurebera kure, bazaza bagusaba imbabazi bakubwire bati dushaka kubonana. Wate haleluya we, arababwira ati mwitinya. Babajije ababyeyi bati ninde wakoze icyaha, bati niwe. Babajije Yesu bati niwe wakoze icyaha, n'ababyeyi cyangwa se? Baravuga ati, arababwira ati ntabwo ari bo, nta nubwo ari n'umwana, ahubwo byari ukugira imirimo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo unyuramo nibyo bigiye kwerekanisha Imana ku buzima bwawe. Iyo nanyura mu bushumba bw'inka biteze, Yesu ashimwe. Iyi Mana tuvuga twarayibonye, ntabwo ari byo twumva ahantu. Kera numvaga ngo Imana irakora ngo igahera ku rusabusa. Nkubwire ukuntu se Yesu yaje yihuta akaza ku mudugudu wa Kimironko akambwira ngo nzagukorera ubukwe butagira ingaruka. Hari abakora ubukwe bukagira ingaruka mu nyuma y'amezi 3 divorce, ariko ubukwe butagira ingaruka Yesu yavuze ntabwo buba burimo divorce, butagira abasimu, butagira keredi, ariko inote zikaza nyuma. Bwatangijwe n'ibiceri, nyuma yaho haza inote. Aho byapfiriye Yesu arahazi. Aho ibiguyetse n'ibyikoreye umuryango n'ibiwuture Yesu arahazi. Aho byapfiriye niho aje kubizurira. Ture papa uyu mubyeyi bari bikoreye umwana we, nawe ubwe bamwikoreye. Hari igihe bikwikorera bikikorera n'umuryango wawe, kandi uyu mubyeyi nta ruhare yari yabigizemo kugira ngo umwana we apfe n'umugabo we apfe, nta ruhare yari abifitemo. Ariko reba Yesu ageze kwa Mariya na Marita, baravuga ati iyo uhaba ntabwo musaza wacu aba yapfuye. Reba Yesu ijambo avuze, iyo ahageze ninjye n'ubugingo, naho umuntu unyizera naho yaba yarapfuye. Iri jambo Yesu avuze muri uru rugo rifite ubuzima, bitagiye kure mu buzima kandi razaratana. Ariko Yesu azi ko ariho. Mariya na Marita bazi ko razarapfuye birangiye, bagiye no kumushyingura. Ariko nyuma y'iminsi 3 ku munsi wa 4, naringiye kukubwira ngo ahantu Yesu ijambo yarivugiye arahazi, agiye kugaruka. Ijambo yarivugiye ntabwo yibagiwe. Iryo jambo niryo rigiye kumutera kugaruka. Hari abantu bazi ko yibagiwe, ntabwo yibagiwe. Wate haleluya, inzira arayizi. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Icyo biba icyo uzasarura. Ndagira ngo barokore mu bibe gukiranuka, mu bibire mu mwuka. Imana izabaha imbaraga zo kunesha ibyo mubona. Nubwo mubona intambara ari nyinshi, ariko Imana ifite kuduheka tukagendera ku mugongo wayo. Iyo ibona bazayiducishura idushyira ku kinyita, ku kinyita, ikajya igenda tugendana aho tugiye. Bakagira ngo byararangiye, naho Imana irimo ibitangiza. Bakagira ngo byararangiye, naho Imana irimo ibitangiza. Bakagira ngo byararangiye, naho Imana irimo ibirema. Iyo ugiye kugaruka, ndagira kugaruka ko byarangiye, ariko Imana yagushyize mu kinyita, igiye kukugarura muri bo. Uri umuntu
ririmba igitangaza, zaririmba igitangaza, Yesu umwami yako ko yavuye iwe mw'ijuru apfiri gorogo. Nzaririmba igitangaza, Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya yane. Azanyuza no mu rupfu, nambuke na rwaro, maze nigera nifata hakurya, nzasanga yonkunda. Haleluya. Aka gace ko kurokokeramo ntabwo abarozi bakazi. Aka gace ko kurokokeramo ntabwo abanyamagambo bakazi. Aka gace ko kuvugiramo izina ry'Uwiteka ntabwo abagusebya bakazi. Kazwi n'Imana yakuzigamye ikagupfunyika hehe, kandi ntabwo ugiye kugaruka umeze uko wari umeze. Uyu mwana n'uyu mupfakazi yasubiye muri quartier uko yari ameze. Yatashye bimeze gute? Ibintu byari byagize gute? Abagiye gucukura imva byari byagenze gute? Bari bagize gute? Batahiyaho. Abarozi bagiye koherwa uko bigize gute? Ko bigenze. N'abapfumu bayoberwa uko bigize gute? Ko bigenze. Murabizi abajya gucukura bajyayo saa 3, saa 4 bategereza ko umurambo bawukura Kibagabaga. Saa 6 izuba ribacaniraho riracana, imva igeraho ipfuba, bavamo bajya hejuru n'ibitiyo n'amasuka, barategereza. Batahari buriya mu masaa 8 baraba bazanye umurambo tugiye kuwushyira mu buruhukiro hari. Saa 9 naho Yesu yakoze ibitangaza hakiri. Yesu abikore bitari bwira. Yesu akuzurira abana butari bwagira gute? Abahubwenge butari bwagira gute? Bakijya ku ishuri babugendane mu izina ryayo. Tera haleluya we. Abugenda tera soda bene on the pan. Yesu aguhesha agaciro butari bwagira gute? Naho ku irembo ry'urusengero kuri ya mudugudu witwa naye, imirimo n'ibitangaza byakoretse kare. Umugore yageze mu rugo, babwire ububasha bwose bari babumwambuye, ibikoresho byose byo mu nzu nta na kimwe yari akifite. Ariko iyo Yesu ahageze babigusubiza utabigizemo iki. Babigusubiza utabigizemo iki. Kubera ko Yesu agize gute? Abitegetse. Abari bikoreye umwana yarababwiye ngo muhagarariraho. Ngenje bari babyikoreye, ariko Yesu yaravuze ngo nje kubyikorera. Aho byabereye, naho byavugiwe, naho bakugambaniye, naho bakoreye amanama, naho bavuge ngo ntuzambara, aho bavuge ngo ntuzabaho, aho ngaho Imana bari hiremera iki? Ubuzima. Aravuga ati sinabikorera hano. Arababwira ngo muhagararira aho byabereye. Ngo arangije aravuga ngo akora ku kirimo, akora ku kibazo. Uwari upfuye arazuka aba muzima, amusubiza nyina.
mbabwire ko uyu mudamu n'imfunguzo z'inzu bari bazimwambuye. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu agukorera igitangaza gituma abadayimoni bakorwa n'isoni, kandi ukora umushinga wo gukiranuka. Haleluya! Ngo amusubiza nyine abagiye gucukura saa 3 saa 4 barahera, baravuga ngo byagenze gute, baravuga ngo reka tuve mu mva tugende hejuru tube dutegereje. Reka nkubwire, aho bagiye guterera ipera ni naho bagiye kuzira baje ntacyo bafashe. Aho batereye ipera ni naho bagiye kuriterera ntacyo babonye. N'ibiguzi bari bagiye gukorera ntabyo bazana, n'abavuze ngo bajye gucukura ibihembo ntabyo bari bubone. Saa 11 zirageze, reka tujye kureba kabaye. Bageze muri quartier basanga inkuru. Inkuru mbi batuye iwawe igiye kubisikana n'inkuru nziza ivuga ko wakoreye Imana, ivuga ko wasenze. Ndagira ngo amagambo bakwaturiyeho abisikane n'ijambo rivuga abarwa, rengerwa, subizwa, habwa. Wate haleluya we! Hola sana Maria menimando pore tosaleka. Basanga inkuru naho yabikoreye, baravuze ngo reka ture ngo uyu muntu nasanzwe, turabona Imana igendereye ubwoko. Buriya bakivuga bose bahise bagenda, baravuga bati iyi Imana uyu mubyeyi yakoreye ni Imana ishoboye byose. Byanahise baheraho baravuga bati mwari mwamwambuye imfunguzo, Imana iguhaye inzu. Mwari mwamwambuye imfunguzo, bati n'imfunguzo bari bavuze bati tuva kwirimba mu rugo tujye iwanyu kwivuga. Sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratunga. Rekeraho. Bari bamwambuye imfunguzo z'inzu, baravuga bati tubonye Imana igendera ubwoko bwayo kandi n'umuhanuzi ukomeye. Ibi bintu akoze nta wabivuguruza, turabona Imana igendera ubwoko bwayo n'umuhanuzi ukomeye yabonetse muri bo. Akira imfunguzo. Izi mfunguzo twari twazikwambuye tuzi ko Imana wakoreye na nyamana, ariko noneho uhereye nonaha iriya nzu tukigusubiza izi mfunguzo. Byari birangiye ariko biratangiye, kandi nibitangije natwe ahubwo bitangijwe n'Imana. Igenda iriya nzu uyibemo kugeza igihe uzabonera iyawe, uzatuzanira imfunguzo wabonye inzu yawe utari wayibona. Tubonye ko wakoreye Imana, tubonye ko wasenze Imana, tubonye ko wayivuze neza, tubonye ko wayibaye imbere, tubonye ko wayoboye neza, ukajya uyibwira abantu atari ibintu byo gushyeshyenga, ahubwo nawe ikurimo. Jyana izi mfunguzo, kandi iriya nzu ibaye nk'aho ari iyawe. Ntabwo umubyeyi ashubijwe mu rugo nuko afite imitungo myinshi, ahubwo ashubijwe mu rugo nuko yabanye n'iki? N'Imana. Usenge nzababwira ukuntu njyewe ejo bundi, ntabwo ari kera, nashatse umugore atari yaza kunsura. Ntabwo yigeze aza gusasa, ntabwo yigeze aza iwanjye. Twararambagizanyijwe amezi ni iminsi 3 twarambagije. Nagiye mu kwezi kwa mbere twasubiranye, njya kuri sare njya kuzana umugeni. Ntabwo yaje gusasa, yari gusasa hese, ntaho nabaga, ntaho. Ariko Yesu ahageze arategeka, aravuga ngo bikunde. Dore impamvu muri kwigira nabi, wabonye fiyanse ukirwa ubipandarika kuri Facebook, ubishyira kuri WhatsApp. Nuko ufite ibyo ufite.
nari kubishyiraye kuri WhatsApp se nagiraga telefone. Ntago yigeze aza gusasa. Ibyo byose uri kwigira nukuba waraye uri akawungu. Imana yamubwiye ijambo rikomeye, iramubwira ngo wowe urinze kuzarya ubukwe bubisi, agire ngo ninjye uzamufata ngo tubane igihe kitari cyagera. Iyo uri mu butayu nta bitekerezo ugira. Iyo uri mu butayu n'ubuzima ntibukora. Impamvu muri kugenda mukora ubuntu nuko mwavuye mu butayu. Twarinze tubana atazaho yari kuhamenya gute narara ku mifuka wa zabaza uriya mugabo w'umudiyakoni, uriya w'iwacu, wa mudiyakoni ukunda kuba ushinzwe abanyamasengesho witwa niyo Mungere Emmanuel. Ni wunzi nabaga mu nzu ye, narashegeye mba mu nzu zadushe ahantu bogaga kandi afite abapangayi bagera mu 10. Ba muri iyo nzu harimo imibu yahata. Habwira abazimu ntago muzanshobora, ntago muzambasha. Iyo dukorana nayo ibasha gukora ibiruta ibyo nsaba n'ibyo ntekereza kubw'imbaraga zayo ziri zingana zidukorera. Hamwe nikorana natwe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Nagiye kwandikisha urukiko ngewe muri gicere cy'ijana. Hura n'umuntu ufite ubumuga ndamubwira ni 100 nandikishiraga muntu nje mu rukiko. Arari inyuma arambwira ati nanjye ubumuga mfite ntibunyemerera gutunga ijana, ariko nkomereraho. Taka nta ntebe mfite ariko ubu ndazifite, nta marido ariko ubu ndayafite. Ntago yaje gusasa mu nzu ariko noneho asigaye asasa mu nzu ye. Wate haleluya we asigaye asasa mu nzu. Ibi tuvuga ntago ari ukubashusha, ndagira ngo urebe imirimo y'Imana. Yesu ageze arababwira ngo nimuhagarariraho, ndagira ngo ibikurwanya bihure na Yesu abihagarike. Abarozi bakurwanya bahure na Yesu abahagarike. Amagambo yakurwanyije ahure na Yesu ahagarariraho. Ibyakuvuze na ndagira ngo ikiga ry'inyuma bakushyizeho rihure na Yesu. Yesu ari gukureho, aguye gusezerana ku wa gatandatu uzaze mu nama nyobozi uvuge impamvu y'ubukwe bwawe, bayishyire muri nyobozi bakwerekane ku cyumweru amateka yawe yandikwe. Dukomere Imana dusera. Ndagira ngo igitebe bakwicajeho igihe kirekire Uwiteka kigukureho, kandi abanzi be batahiraho. Abakurogaga bafata ubusa, abacuraguraga bafata ubusa, abagufatiye abana bakabazingazinga bakabarwaza igicuri n'ibifata ubusa. Bavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye n'ibifata ubusa. Bavuze ngo ntuzabaho, wabyaye abana utabashije kurera. Imana ibakurerere, agaciro ke kagaragare. Imana igukureho impamvu zose abadayimoni bagushizeho, ibyari bikwikoreye nibiguture. Abakuvuze nabi nibahagarariraho. Yesu aje kuvuga ijambo, aho byabereye arahazi. Niwaje kugira gute kubizurira. Dusenge. Amahanga yose amenya ko Yesu yakoze igitangaza kuri uyu mubyeyi. Mwegeke mu miryango dusenga. Mana turagushimiye kuhinduye amazina, ugahindura icyerekezo, ugahindura ubuzima, ugahindura uturere, ugahindura intara, ugahindura abari bari muri bwihebe ubagaruriye icyizere. Ubahindurire ubuzima, ubahindurire imibereho, ubahindurire agakiza, ubahindurire bongere bakizwe, bongere babeho uyu munsi, bongere babeho uyu munsi, bongere bitwa yandi mazina. Ubahindurire amazina kuko uri Imana itabesha, uri Imana ivuga igasohoza, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana y'abasogokuruza, uri Imana uko wahozeho n'uyu munsi uracyari ya Mana. Imana y'Aburahamu, Imana y'Isaka, Imana y'Yakobo,
yacu n'uyu munsi gatare uracyari imana. Ni wowe mana, imana y'i Nazareti, imana idahindurwa n'ibihe. Haleluya, haleluya. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Ibyo watugambiriyeho uzabisohoza kandi turabyizeye. Turi abagabo bo kubihamya, turi abagabo bo kubihamya. Turabizi neza yuko uzatugirira neza. Ineza yawe irahebuje, ineza yawe, ineza yawe i Gatare, ineza yawe kuri iri torero, ineza yawe, ineza yawe kuri aba bakristo, ineza yawe. Twese twiteguye ineza yawe, twiteguye kuzaduhindura, uzaduhindurira ubuzima, ukaduhindurira amazina, ukaduhindurira n'ibindi uzabikora, n'ibindi uzabikora. Mwami Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Turagushimiye, tuguhaye amashyi n'impundu kubw'ibyo wadukoreye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.